Ibihe byiza cyane kuri wowe udukurikiye. Niba uri kunyumva uri umugore cyangwa uri umukobwa, ukaba ukunda kugira cyangwa se imiterere myiza y'ikibuno, kugira ikibuno kinini, muri makeya ukaba wifuza kugira ingano y'ikibuno kinini, ndagira ngo nkubwire ko hari amafunguro agufasha gutuma ugira ikibuno kinini. Muri iyi video rero tugiye kuganira turebere hamwe ibyo biryo ushobora kurya ndetse n'ubundi buryo bwose, ndetse kandi ubwo buryo bwose ni kamere, ntabwo ari uburyo bwifashisha ibinini cyangwa se indi miti ishobora gutuma ikibuno cyawe cyiyongera kikaba kinini. Ahubwo twebwe tugiye kuvuga ku biryo kurya ushobora kurya bigatuma ugira imiterere myiza cyane, ikibuno kinini, ikindi kandi ukagira ikibuno mu buryo bw'umwimerere atari imiti ukoresheje. Ngiye tugiye kubana ndi Nathaniel Afia Bora, nkwifurije kubana nanjye muri iyi video kugeza igeze ku musozo. Hano uraza kuba ufite ubumenyi buhambaye bwo kuba nawe wakwiyitaho ukagira imiterere myiza cyane y'ikibuno. Rero ubundi mu busanzwe ikibuno kinini nta gitsina gore, yaba umukobwa cyangwa umugore, utifuza kugira ikibuno kinini. Nubwo bimeze gutya ariko hari n'abatifuza iyo miterere. Rero niba wowe, niyo mpamvu twatangiye tuvuga tuti niba wifuza kugira ikibuno kinini wowe ubwawe ku giti cyawe, hari ibyo ugomba gukora, hari imirire ugomba kurya, hanyuma ukagira ikibuno kinini. Rero ubundi ikibuno ni imikaya iba iri inyuma. Ubundi iyo mikaya rero hari ibituma ikura, hari imbaraga za siporo, hari siporo zituma imiterere ikibuno cyiyongera kikaba kinini, hari imirire iboneye, hari n'uburyo bw'imiti, imiti nyine ifasha gutuma ikibuno cyiyongera. Ariko iyi miti yo ntayo nkurangiye, nta nubwo nyikwifurije, kuko iyi miti abayikoresha, hari abakoresha amavuta basigaho, hari abakoresha ibinini, inshinge. Ibyo bintu nubwo bikora ariko ntabwo mbikwifurije, kuko akenshi usanga bibyaye ingaruka zitari nziza ku mikaya ndetse n'uruhu. Ntabwo ari byiza. Uburyo bw'umwimerere nibwo bwiza bwo gukoresha, bw'imirire iboneye ndetse na siporo. Rero muri ibyo ngibyo hari ibiryo ugomba kurya. Ugomba kurya ibiryo bundi birimo bikize cyane ku ntungamubiri za proteine nyinshi. Aha twavugamo amafi arimo proteine, twavugamo inkoko, inyama z'inkoko, twavugamo amagi y'inkoko n'ubundi, twavugamo ubunyobwa cyangwa se soya, ibishyimbo bitetse, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuko rero ibi bintu bifite proteine ni ingenzi cyane mu kubaka imikaya yo ku kibuno. Iki kintu mucyumve, proteine ni ingenzi cyane mu kubaka imikaya yo ku kibuno. Icya kabiri ni ukurya cyangwa se kurya ibiryo birimo icyo bita carbohydrates. Ibyo biryo rero ni birimo umuceri, ibirayi, kunywa igikoma cy'amasaka ndetse n'ibindi binyampeke bitandukanye. Impamvu rero nuko ibi bintu bitanga ingufu zifasha umubiri gukora neza no kwiyubaka, cyane cyane imikaya yo ku kibuno. Icya gatatu ni ibiryo birimo amavuta meza. Iyo tuvuze amavuta meza wumva avoka, amavuta ya olive oil, ubwo ni elayo. Uko uyarya rero, uko uyarya aya mavuta elayo, ni ukuba wamaze guteka ibiryo wabyaruye ugashyiraho nk'ibiyiko 2 kuri bya biryo ukarya, cyangwa se waba utabibonye ugakoresha avoka. Aya mavuta rero ni umwimerere kuko afasha gutuma umubiri ubika umubyibuho aho ukeneye cyangwa se aho ukenewe. Ntabwo iyo urya avoka cyangwa se ukoresha amavuta yerayo ntushobora kubyibuha nabi ngo usange mu nda habyibushye, mbese wabyibushye nabi mu buryo mwebwe abagore n'abakobwa mwanga bwo kubyibuha ahantu hose, ahubwo ukabyibuha aho bikwiye. Cya kane ni imbuto ndetse n'imboga
twavugamo karoti, buriya karoti umutobe wayo, kuzihekenya ari mbisi, epinari, watermelon ndetse na beterave. Ibi rero birafasha cyane kuko mbere na mbere bituma uburozi bwibika mu mikaya no mu mubiri muri rusange busohoka, hanyuma ugasanga nyine imikaya yiremye neza kandi mu buryo bwiza, ugasanga nyine wagize ikibuno kinini kandi n'imiterere yacyo imeze neza cyane. Rero ikintu cy'ingenzi muri ibi byose ni ukuba wariye iyo mirire ariko ukabihuza no gukora siporo. Hari siporo rero ziba zikenewe zituma ndetse ikibuno cyiyongera kikanaba kinini. Rero izo siporo zirahari nk'izi murimo mubona, gusutama wongera uhaguruka. Hari siporo nyinshi zigarura cyangwa se zituma ikibuno cyiyongera. Izi siporo rero zizatuma nyine imikaya y'ikibuno ikura neza kandi mu buryo butanga shape nziza cyangwa se butanga isura nziza. Hari ibintu rero ugomba kwirinda, mu gihe uri gukora iyi mirire cyangwa se uri gushaka kugira ngo ugire ikibuno cyiza kinini. Icya mbere ni ukwirinda amavuta ni ukwirinda nyine amavuta atari meza. Amavuta atari meza ari yandi twavuze. Amavuta meza n'ariya ya avoka, ni olive cyangwa se olive oil. Aya niyo mavuta yo gukoresha. Ikindi kandi ni ukwirinda kurya ibiryo byinshi cyane bitarimo intungamubiri, bidafite intungamubiri nk'uko twabivuze. Icyiza ni uko ukoresha ibiryo by'umwimerere kandi bifite amavuta y'umwimerere nk'uko twabivuze haruguru. Ikindi ugomba kwirinda ni ukurya ibyo biryo ariko ntukore siporo. Ibintu nabyo ugomba kubyirinda. Ikindi ni ukwambara imyambaro igufashe cyane. Ibi nabyo ubyirinde. No kwicara umwanya munini cyane nabyo ntabwo ari byiza. Rero wowe twabanye muri iyi video, niba ushaka impinduka ugomba kwihangana ukagerageza mu mezi hagati y'amezi 2 n'3 uri gukoresha ibyo bintu, uzabona impinduka kandi nziza zigaragara niba uri kwifuza kugira ikibuno kinini. Hari inama z'inyongera ntabura kubabwira. Kunywa amazi kandi ku kigero cyiza. Ugomba kunywa amazi bijyanye n'ibiro byawe, ibyo biragufasha, kandi ukaryama ugasinzira ukirinda stress. Ibyo bintu birafasha cyane. Rero wowe twabanye muri iyi video nagushimye cyane. Rero niba hari ibyo wungukiye muri iyi video kandi ukaba wishimiye iyi video, kora like, hanyuma uduhe subscribe niba ari bwo wari uyibonye bwa mbere cyangwa wari ubonye icano bwa mbere. Duhe subscribe, hanyuma nawe urungukira kujya ubana natwe mu biganiro tugenda tukugezaho ari ubwa mbere. Ngaho siga komenti utubwire uko we wumva wafashwa kugira ngo ugire ikibuno kinini. Ngaho mukomeze kugubwa neza, Imana ibahe umugisha.